chana yanjye yitwa Shenge TV bakora twakoze collaborating y'amasheni abiri Amag yifuje ko twakora collaborating n'umwe mu bastari mu Rwanda bazwi mwe mubona kuri kamera mbahaye ikaze mu kiganiro tuje kugirana kandi nizere ko n'abantu badukurikiye tubaza kugirana ku musozo w'iki kiganiro Bwana Fisi ngo ikaze n'uyu mushatse kuri YouTube channel. bakoze cyane Umeze uti? ndashima Imana kandi nanishima kubona warabaye muremure akose nazugora bivi inyuma ya kamera uranabyongera koko cyane rwose ko ntagabesha ariko Amag asigaye aguha inkoko nyinshi niba atari imbaraga yes abantu bese meze neza ndashimira abantu b'aba diaspora bari mu bice byinshi byose bigize isi muri rusange mvuga nti ariko Shenge TV ariko turishimye kuba twahuje cana ebyiri buriya iyo abantu bahuje ibintu biba byiza kurushaho rero nishimire ko nizere ko n'abantu dukurikiye baraza kuza kubyishimira uburyo twahuje imbaraga uyu n'ababyanga baze kubyanga ntago twebwe tuzajya tubafata inyuma muri system twebwe dukora ibyo tugomba gukora araga y'abantu baburiya y'abantu babahaye ibintu bashaka barabireba ntukabinginge ngo mukore subscribe bazikore cyangwa se babyihorere nibabona babahaye ibintu byiza bazazikora nibabona babahaye ibintu bibi bazabyihorera ndabeshya ma oya niko ngewe bashaka kubivugaho cyane rwose ntago nzagufata n'inyuma kwaje ngo n'ubundi imbere yawe nabagabo si nk'ibyo none se urambaza oya na umuntu adakoze na YouTube yaba nk'uko buriya ntago nk'uko se ahubwo basubscribe ku Nkoko TV hanyuma abafisi bimeze bite yewe meze neza nizere ko nange meze neza tujya kuganira ikiganiro gifunguye ariko cyiza cyane nta kibazo rwose ndagira ngo dutangire gutya Amag yego wakunze kugaragara mu ndirimbo z'ubumuntu cyangwa se z'abantu zo muri sosiyete nyarwanda ese iyo umuntu sibyo ari mu matere nyongeye guhera mise ninjira mu kiganiro izina iyo umuntu ari mu matse gukeribwo yatakwa cyane ari mu bibazo nyine ko nsobanura neza gukeribwo yatakwa cyane bitanga ibitekerezo Fisi ndetse bitanga ibitekerezo njyewe ariko narababwiye ngo iyo umuntu ari kuvuka aba yageze mu matsa d'abord cyane rwose kaze neza ku isi y'abagome ku isi y'abagambanyi ku isi y'abajambazi ku isi y'abarezi rube aho ngaho amatsa yo aba yayagize aba yamugezeho aba yakugezeho so rero nta kintu gishyashya njyewe mpita mbibonamo ni ibintu wavuze n'uri since day one yego wowe urabibona n'iki ndabibonamo ko biri kujya mu bikuru cyane rwose rero urimo uraca ku ruhande Amag ndagira ngo njye nawe sibyo kandi nicaye nshiye si nk'ibyo se ubu zarabona wazengurutse yewe inyuma twatangiye nicaya cyangwa uri inyuma nshiye ahanga turi kuganira ariko nta okay turi kuganira n'indirimbo ngiye gusohora nga dukomeze turi kuganira ndashaka kumva n'ikintu Fisi abitekereza yego nyine Fisi warabyumva ufite kuki umuntu ari muri sakamuste nyine ari mu bihe bibi ari bwatakwa cyane nyine ko abantu baramurimira hitaka wayi inde ntawe mvuti oya ariko wanamuvuga afata ku mafoto asuramuhisha ntazwi amane ntabisi byafata ntiyabibonye ngo bamupimye igipimo ngo urumogi ngo igipimo cyari gituritse reka mbabwize ukuri urukumva igipimo cyari gituritse ibintu byahaye ibibazo kuvuga ngo igihe cyose nyine umuntu ari mu bibazo hari abantu nyine bahita bafatirana bya bibazo cyane cyane abanyamakuru mbese sibwo bakeneye abantu kuki nyine abantu ari bwo bamurimira hitaka nyine urumva buriya ntawe utagira abanzi sibyo kandi ikindi hari ukuntu umuntu agenda agakora ibintu by'ubugoryi kandi abibona ko ari ubugoryi
deja agakora ibintu abona yuko ari kwirimiraho nawe ubwitaka ntago rero n'ubundi bantu babanzi be bazabura kumurimiraho itaka kandi nawe yararyirimiyeho ubwo ntago uri kubyumva neza byumva hari abantu bafite ubwoko butari bwinshi nk'ubwanjye basobanurire neza ubwawe ni buki ikintu kinshimishije rero nuko nabyemeye nuko uwemeye kuvuga hari n'abandi badukurikira bameze nkanjye bagomba kubanza gusobanukirwa ariko uzi ko ari ibyo ako kantu reka buriya hari igihe uba ufite ubwenge bushya nk'ukuri cyane ari burebure bugufi ni urugero biravugwa ibyo ni ibintu biri mu gitabo cyo mu Kardashian byanditse aravuga ati uburebure bw'ibitekerezo bujya muntu bureshya no kwaresha kundeshya yese waza n'uwo murongo muri mu Kardashian ubundi kuki uneyebuye kuki neyebuye nyine ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo tera ibuye mu mbwa izamuka niyo uzabuhamije risa rigwa mu bimotse twigira kuri point ariko ntukarakare nta gifura kirimo turi kuganira nturakare nta gifura kirimo amugani yego bikomereze dusobanurire ko dufite ubwenge bukeya ninde wabibabwiye navuze ko mufite ibyo babyivugiye ahubwo dusobanura ubwo bwenge buke habuze kuri kugora wataka dusobanura ibyo ni fresh habuze iki urumva twagiye kubera iki afise impamvu nyine nazikubwiye ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ubwe akora icyaha kandi abibona ko ari gukora icyaha akirimiraho itaka sibyo yamara kwirimiraho itaka ubwo nawe ejo cyangwa se ejo bundi kubera bya byaha yakoze abamwanga abanzi be nabo bakatangira kumurimiraho itaka bitewe n'uko igihe cyageze cy'uko bagomba kumurimiraho itaka kuko niwe wagize gute wabibanje none se ibyo bintu byakagombye kubaho nyine ntago byakagombye kubaho ubu nawe wicaye ariko niyo mpamvu turi ku isi kuba uri ku isi bivuze ngo gare kuvugwa bivuze gare kwangwa kugira gute ibintu byose none se uriya mugani njye wawuciye ngaho umugabo aguye urenzaho utwatsi ntago ari wowe wawuciye none se twaje tuwusanga twese nyine kuki isi tuva gufite igisobanuro arega ukumva ko nyine byari ngombwa yuko uwo muntu yimirwaho itaka arega turi ku isi turi ku isi kandi y'abantu amajyera aririmbye ngo umuntu ni mugari sibyo umuntu nyine ni mugari hari ukuntu ubona umuntu ubugari gute mu bitekerezo cyangwa yaba mu bitekerezo yaba mu bugome umuntu nyine iyo bavuze ngo ni mugari impamvu baba bavuze ngo ni mugari hari ubugome afite hari ibyiza afite muri we urumva afite inyanja y'ibyiza n'inyanja y'ibibi uwo ni umuntu uwo ni umuntu rero uwo muntu tuvuga nk'ubu ngubu ugiye Fisi nta kibazo ngerana n'abantu ntacyo uronete fi ntago ndonete ariko wenda dushyize mu bandi bantu bari kuri social media cyo umuntu nzironete n'umuntu wapfuye oya dushize mu bantu bya bitekerezo namubwiraga bireshya oya mani uretse bantu nyumve iyo umuntu yapfuye umuntu uronete n'uwapfuye ikibazo uzi impamvu se buretse gato hari umuntu n'umwe wari wumva kuri social media wari wabona twageranye ikibazo njye nawe ushobora kutabiza kuri social media ariko inbox mubigira hezi wowe se inbox ni imbere kwa Fisi n'uwo muntu nibyo se none se urabizi wowe ibyo ngibyo amani wabanje ko mfite gusobanura uri gusobanurira wari wumva umuntu wapfuye bazwa ngo ari mideni umuntu runaka abantu bapfuye barimo abana barabeshyuza ariko kwirinda ibyo turabizi barabivuga ibyo ntuyihakane umugore wavuze ngo kanaka bapfuye atamaye nanjye ndamuzi ntago bamumanuramo aravuga ati ni mutama yanjye ariko no kwirinda bagiye shavaho nta muntu agiye arimo ideni iyo umanitse ikiganza umuryango wora kwishyura ibyo bibaho cyane bibaho ntibabizi mumanura uyu muntu nanjye ntarabona umufuka oya bibaho cyane bimenye kwishyuriza ugene ariko kuri base yego ntacyo
yego tukiri kuri wowe bakiri gutanga ibitekerezo byawe nyine narangije kubitanga nibyo ngibyo sasa ramani wowe yego ngarutse kuri wowe ngarukaho untindeho none se hari ikibazo nta kibazo ubu ngubu nta gifura kiri ngaho mbwira rero amani ndagira ngo wongere ugarure kuri kuko ni wowe indirimbo akenshi wagiye ukora n'ubundi zigaruka kuri ibintu biragaruka twanabivuzeho ubushize sibyo hari umuvandimwe uheruka gufungurwa sibyo nyuma yo gufungurwa ibyakurikiyeho nawe urabizi ndagira ngo bene nabyo biduhuriza bitangaho ibitekerezo kuri ku bijyanye n'aba pasiteri muri iyi minsi aho ya pasiteri y'imisega wibahisha wibatsinda navuge kuri Yongwe na Pastor Claude ariko Amaji uri pasiteri urabizi ngira ngo warabibonye oya buretse reka tubavuge Amani yabonye ikiganiro ku Ikaze TV Rwanda njye nagiye kora mu ngo ni pasiteri ngiye kora bamuzaniye ibiryo yari yadasenze ari pasiteri Pastor Claude ntago meshe icyo kiganiro kirahari numvisha ari uri kuvuga amateka y'undi mu pasiteri ngo niba baratinga Yongwe nari Yongwe ari undi mwomujana nabitango ni Yongwe ngo basezereye baturumbuye ngo ntago mwamwumva none se biriya bivuze iki bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuba yagufata akagukura mu mubare imyitwarire yawe itari myiza kiraye ikibazo gikura mu bindi ngo kitabyanduza ayo mategeko atorwa n'abandi rero nabo niba nanjye nibaza ako hari akantu yakayavuze yakamwana yigeze kuvuga ngo abantu bihereza amapeti bari mu nzago Eza petari mu nzago Nereze nanye yatangira mu ukuntu bagenda bipasa muremure Nshaka kumera n'umugabo yavuze ngo barakora tumye byari zihenda Bari kuzinywera bwishywa bakamanyisha none zahe bazazi ibinziza twarasimaze bazasanga ariko biriya iyo umuntu avuze ngo mfashe umwanzuro Fisi ndetse kumugira umu YouTuber yego ushyigikiye nde muri bari abahungu nako ni bari abagabo nta n'umwe ndi ku ruhande rw'iwe nta muntu wagakwiye kujya ku ruhande rw'ahantu runaka twese twakamenye ko Imana ari imwe kereka Imana niziba ebyiri oya ntabwo Imana kazisenga bitandukanye nkamenya ngo hari y'umweru nta munsi n'umwe Imana izigera ziba ebyiri rero mu gihe zitaraba ebyiri mu gihe abantu batariyunga ngo bicare bavuge ku Mana imwe ntibajye kuvuga ngo runaka ngo yagiye kurongora i Burundi ibyo ntagarije iryo jambo ry'Imana ariko rero aba bagabo mu busanzwe by'Amani mbona afite n'ibindi bintu byabo ku ruhande bapfa ibyo rero ntago twe bitureba bafite ibintu byabo runaka bapfa bafite ibindi bintu runaka bahuriyeho bashobora kuba bapfa inyuma uko njye naje kumva n'intambara sinzi warabonye intambara n'amatiko yabani bishaka Theogene ngo barapfa amatura avuye kwa Prezire kuri Zaburi urimo ko abagabo bafite ibintu byinshi bahuriraho bakajya gukenera bari gupfa barapfa ubukene nyine sitwa bakora ikindi kintu barapfa ituro muri make barapfa ituro umwe nase nako yigeze kumva witwa Mutabaza avuga ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari yarabivuze ako bari abantu nabaskama ibyo bya naskam ni scam ariko atari ituro rya miliyari bamwita Poso Mutabaza azapfa ryari nacyo kibazo nazi nacyo ngo ntago nzapfa ntari ituro rya miliyari nabaramuka pfuye satariri ariko ubundi bano bagabo baba bazi ko habaho igeno ariko igeno ni ukuvuga ngo Imana iba yaraguhaye igihe ugomba kuzabaho nimba ari imyaka 40 niba ari 50 none se ubwo nuvuga ngo miliyari yo agomba gupfa yayiriye ngo yayiriye byanga binoga ngo ntago azapfa ituro rya miliyari gazarya umuntu ituro rya miliyari asikaminga abantu ukibaza ese koko niba bya bintu abantu bajya bavuga njye nsigaye mbona banza business ikomeye ari urusengero ahubwo twarayobye tukiza kuri YouTube yo dushinga kiriziya cyangwa tugashinga urundi rusengero umwanda tuba turi abakiri ndetse no kumva bakiriye kuza YouTube umuntu araza akabwiriza abantu uratse bavuga nta kibazo ndahita babwira agiye bikiri ngo numvishe Claude yego yitwa ngo nimba ari yitwa nde ntago Pastor Claude oya bari kuje ko umunyagwa Claude twaramunyaza uranje nese na munyaga n'umunyagwa Claude zina narari munyasa oya ngo ni Claude arabamita ngo Claude
urumva kuko nigeze kumva witwa Claude yavuze ko ngo umugabo witwa Yongwe ngo akodesha ku imodoka za TCI niba ari ibiki TSA ngo akazishyira mu rugo gamagara itangazamakuru ngo rize rirebe ko ari umukire akajya kuzana ibirozi mu Burundi ngo bagize ngo batabye mu Burundi. Ibyo byose ni isebanya. Nababwiye ngo murangira Thierry Docteur yababwiye ngo ibi bintu muri gukora kuri izi mbuga nkoranyambaga mumenye ko bigize icyaha bimwe na bimwe. Bigize icyaha ariko bigize icyaha nose n'umuntu gafata ni ngo akamuharabika ngo ariko suni tugiye mu kuri amaji nawe ureba ubundi sibye gusebanya no gushaka kugira guharabika umuntu. Ubundi iyo ureba Pastor Claude ukareba na Yongo ufite ubushobozi ni ntago ari yo bose barabufite. Oya Pastor Claude ntabwo nge simwemera ntabwo afite. Pastor Claude ikaze TV Rwanda arayiragiye niyo umugore mu diaspora uba muri Australia umuntu ategana tubicano ukoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Ndi gusikoresha nabi. Wowe uwo mu diaspora uramuzi? Ndamuzi cyane. Uzi barapanze biki? Oya aryo ubwo nawe narengereye. Naryo gukoresha nabi. Ya turazikoresha nabi. Nukuvuga ngo buri wese afite uburyo ari gukoramo muri ibi cyane ariko ntago wavuga ngo umuntu ngo Pastor Claude na Yongwe ngo ujye kwinjira mu bintu byabo. Oya ntago ajye mu buzima bw'umuntu buri privé ariko icyo mbona cyo bakwiye kumvikana bose n'abakozi b'Imana niba shaka ntibumvikana ariko ntihagire uvuga undi. Nge sinumva impamvu abantu babiri bahuje umwuga cyangwa se bahuje n'umurimo w'Imana bose akora umurimo w'Imana bakwiye gushwana kugeza ubwo umwe ajya guharabika undi ngo yagiye gukura ibirozi Gisenyi ubwo nakongo mu Burundi nega neza kuvuga ngo yakuye ibirozi Burundi ntago andi bakurikiraga uwo Yongwe barongera kumufata nkuko bamubonaga yamuharabitse mu ruhame ariko yazanye podcast ndabyemera byemera rero ibintu byo kujya gusesengura umuntu wino ukagera ku musatsi ibintu tudashaka no kumva no kumenya ukinjira no mu muryango no Claude ngo waezeru oya nibyo ariko ibyama sinzi niba amani rero tuvuye ku bya Pastor Claude na Bayongwe ngira ngo tunabifateho umwanzuro uko buriya n'ubuzima bwite bari korera guhera byana kabayeho umwe yakaba yareba ibye n'undi akareba ibye kuko buriya n'ubuzima bw'umuntu ko babituzanaho sinyi byose babituzana moto tuba twabibasabye nyine ni ikibazo kuzana ibintu hano kuri imihanda ukaza kuvuga ngo runaka bayo cyo mutashaka ibisubizo kuri izi YouTube channel nese bizingwara mu cyake baramwirukanye worirukana umuntu ku murimo w'Imana aramwirukana se yaramuzanye afite umuhamagaro niba muzanye undi nawe aje avuga ibintu byo mu miryango cyane abo ngemba mbona ngewe ku ruhande rwanjye mbona atari abapasiteri ari abakobo ubona yo ngo nakora atari abapasiteri abakobo none se ngubeshye mbona atari abapasiteri ari abakobo niba umuntu umwe azanye mugenzi we akamuvuga ibye undi nawe akajya ku ruhande mu kanya bakirwa basererezanya bagatukana bakagira guto batatira igihango cyo kuba pasiteri ubundi hari abantu ngewe mbona muri iki gihugu bakagombye kwambuka izo tayito zo kwitwa ngo ni ba pasiteri ariko hari uri kuzibambura ngibyo by'ibintu arazibambura arabamara rero none se arazibambura abamara ajya no mu baprofete rero kuko nabo numvise bashwana no basubiranamo buri munsi ariko aba bagabo ngo bashyira amakote hasi bakarambika na bibi hasi ubundi bakajya mu ngumi inote y'igihumbi noherisi amaye noherisi gusa n'abandi nyine ariko ikintu navuga nuko abantu bagakwiye kwicara bagatuza bakajijuka bagatekereza ejo bundi numvisha umuntu ngo ugiye ngo gusengera umuntu ngo indwara idakira gusengera muri indwara idakira nose ko idakira bagiye kwisengera ngo ikirere kandi idakira ama reka ngutere story nagiye rimwe nigeze kujya mu rusengero ngiye ngo bansengere urumva nari ndwaye kano kaguru kanje ni ntabwo waje mu rugo iwanje ararwaye rukumva cyo gi cyane urukumva none uzi ibintu byabaye nagiye mu rusengero batangira baravuga
ngo abantu ngo bafite ngo miliyoni ngo nibaze babasengera ibibazo byabo barwaye bashyiraho n'ibiciro kuki abantu bajya ku murongo bafite iyo miliyoni barayitanga pasiteri baramanutse ati none ufite 900 nazi isengesho n'ubu ryari riri abafite 900 bavaho abafite 800 abafite 700 600 500 ijana 50 barushkanyaga umugisha pasiteri ageze ku 1000 abari bwo njyayo noneho ndamwe ati ariko nicyo wari ufite nta nicyo nari mfite numvise avuze 1000 ndavuga ati ntacyo reka apfa kujya ku murongo nambaza ndambwira ko nawe mfite ndagenda njya ku murongo 1000 ubwo umuhiriri wari wari muhiriri wa danje w'umurongo 1000 rega ari muri make wagira ngo ni amatora singeze kuri pasiteri aravuga ati ndamutera impuhwe buriya kuva mu pasiteri tu nubwo nabonye ari ibisambo ariko araza kugira ku ngano yayo ubwo pasiteri simugeze imbere nankazi pasiteri ni ukuri kw'Imana n'igipfumu ariko ndarwaye merewe nabi kano kaguru kari karwaye cyane mani urumva rega ndabyibuka hari n'abantu bakwibye cyane ukajya kwa mudugudu banyibiye ahantu barangize bankura umufungo mu ikote nari mfite yaranjya kwa mudugudu urumva ubwo dukomeze noneho ndangije pasiteri muteye impuhwe nawe ati pasiteri rwose habe n'igipfumu nifite arandeba ngo zana ngukorere kuko yari yavuze ngo dufate icupa ngo turishyiremo amazi ngo aze kuza kurisengera ngo noneho umuntu aho arwaye asukayo y'amazi yizere mu izina rya Yesu araza kuza gukira avuga ati buriya nanjye kubera ukuntu nizera ndaza gukira none ari guza ikintu se cyansekeje pasiteri yarambwiye yamaze kugira gusengera amazi arangije ahita nyongorera ariko nungu gutaha bigendana amafaranga ngo nta cy'ubuntu urumva bigendana amafaranga nta cy'ubuntu urumva nawe bajya gusaba byaretse ibiceri bisakuriza Imana nimukabitangamo ituro buriya iwacu bantu nyine ni Remera wambara imyenda idoze myiza cyane kabisa rwose pasiteri witeretse y'amadolari 100 urumva witeretse noneho mfata y'amazi ndangije ndagenda navuga ati ndizeye nyamena ku kaguru byabaye nk'ibisanzwe nk'uko nafata amazi nkayavoma muri robine kuko ntacyo byamariye ariko nta cy'icyo gihe cyari icy'ubuntu yarabimbwiye kabisa ndabumva rero iby'ayo mazi yose ubwo urumva nayo ni ukuyiza ari nkamwe y'ikibeho mugabo akunda kunywera amazi amani ngira ngo wabonye ejo nabonye abantu bamwe bazamuka abandi bamanuka ariko ejo ngira ngo ni urugendo rwa The Ben kujya mu gitaramo muri Amerika bivugwa ko yabaragiye Chicago na The Ben bose Bruce Melody Canada undi nawe ari Amerika nanjye ndi mu Rwanda nawe uri mu Rwanda ngo ese amani iyo ureba muvoma yabari abagabo babiri ngira ngo abagabo sinzongera kubavugaho batangariza n'ibyo ngibyo cyo mpamvu jewe nziko The Ben ari umuhanga na Melody ari umuhanga sinzinjira mu kazi kabo nuri bashaka bajya muri Lake Tanganyika ni bashaka bajya muri muhazi ibyo ni cyangwa bajya ku kinamba jewe narabaririmbiye ngo mukubitire convention ndamanuka mu kabuga kamusha rero bajya aho hantu ahubwo baduserukire neza baduhagararire bakore ibitangaza ntabwo nzajya kuvuga ngo runaka ngo urumva ko bose urabemera ndabemera kandi bose murakara abahanga cyane ariko mbaye umujaji yego
wagihande we yavuga ikifata ubaye umujaji mubaye rero amaji ubundi zumuhanzi koza batagomba gukora oya bose nabahanga manje umuhanzi ntago baba bagomba kumubaza ngo se ngufaniye ki tuvuga ngo mfana Rayon Sport ukwe kubikiromera habira ati ndazifana zose uravuga ndazifana zose cyangwa nta nimwe oya amajina we bure nuko abayanze kwijandika ngo twijandika ariko buri ukorara gufite Bruce afite ubuhanga bwe butandukanye n'ubwa KDB hari abafite ubuhanga bwo promoting ibihangano byabo n'abafite ubuhanga bwo kuririmba ibihangano byabo ibyo ni ibintu bitandukanye sibyo rero iyo umuntu azi promotinga cyane ibihangano bye niki ashiduka yarenze uzi kuririmba cyo ndacyemera iyo uzi kuririmba rero ukabona nawe bari kubitira mu mavi nawe ushaka ukundi kuntu washaka abantu bawe ku ruhande bazajya bagufasha gukora ibintu udashoboye buri wese afite impano ye ariko bose bahuriye kuri music ariko njyewe buriya nubwo mbazo tuyiri wawe wamufise ndebe nayo niyo matsiko nyangira undo iyo wicaye ufite playlist ihagaze hari ikintu kimwe ngiye kukubwira wallahi hari indirimbo yawe nkunda kandi wayivanye kuri YouTube hazatuba bari kongera ukayisubiza mbaza ngo ni iyi indirimbo wakoranye na Ndimbati imizigo bura niyo ndi mu rugo niyo ndirimbo yonyine numva kandi itari kandi nayirebye ndayibura cyakubwira ibyambaye ibyo ngibyo tubyihorere ase amani ko bivugwa ko birakekwa ariko ntago tubyizeye kusha ko hari YouTube channel ibikekwa rero muzajye mu bikeka ibivugwa mu bivuge noneho ibyanyabyo mu bibaze nge natwe dushaka kukubaza ese YouTube channel yabaragiye ko ibihangano byawe byabuze jewe YouTube channel yanje barayibye urumva uretse ntago byarangiriyeho wa mugabo bakimara kuyiba nza kuyigaruza nkimara kuyigaruza ndayigurisha si yanjye ndayigurisha kuko nago nahora nirirwa ngize ibintu nkimara kuyigurisha ndanguramo izindi nkoko ndikomereza imiziki irahira kujya mu ngo none se Amag the Black ari mu ngo none narababwiye ngo nago ndi igisindi n'agasenda ntabwo ndi mu nkoko je narebye bimfitiye akamaro ariko YouTube yanje bari bayijyanye bakimara kuyinsubiza nkimara kubona access utujumuza si yanjye aragutuza naragutuza Agera pi, wegeze ute pi. Noneho ndega msitaba uzakorera ko gutuje ibyanjye wanze kwibateza utwe ubu se ntabwo ngewe ndi babantu bagenda babeshya urumva ngo barayibye ngewe kuyiba ko barayibye barayingarurira uragutuza umuntu w'imusanze ndamushimira no yigaruje umuhaye credit umuntu wari uri hano bakatagamo namubonye arengeye rugura nguwo dore ngo hakurya abizi no yashatse umukiriya rero azirengero ryayo njyewe ntago nzicara ngo ntangaze amakuru y'ibinyoma sibyo nimba mbona cano yanjye inyinjiriza wenda igihumbi cy'idolari yego nkaba mbona inkoko zanyinjiriza 3,000 kandi noneho no muri ibi biboro dukora bya music ahubwo ari amatiku ari ukwirwa muntu ukagusa mwabigori nako tarengera tijandika urumva no ko avuga umuntu umwe runaka ntawe nta muntu mentioninze nta kibazo rwose
nkabigabamo wenda ariko nyine ureba ibintu bigufitiye inyungu nawe wicana nubona bitari kuyazana uratse nkusobanurire nyirinzi ari kugusohoramo ubona baguha miliyoni 7 hari akazu ka 3.5 wavugururisha 2 zakora indi cano ariko ube muri ako ako nibyo niko biba bimeze ariko amajenga afite umwihariko wo kuzamura kuko nuramuka ugize ikibazo iyo nzu bazayigukwamo na cano bayikwibe ariko ibi bintu dukora nicyo tubikorera none se sakase yewe nari mfite iyo bita Fisi TV ndangije nanjye igira akabazo